Twongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro sobanukirwa muri kumwe na Clement Keza kuri Contact TV. Muri aka kanya tugiye kwakira umutumirwa wacu Alice Nyiramajyambere. Alice, ikaze muri studio za Contact TV. Murakoze cyane. Alice rero akora ibintu byiza cyane, ibintu bijyanye no kuboha imyenda, ngira ngo murabone n'ibikapu, ariko we turaza kumuha umwanya adusobanurire byinshi birambuye ku bijyanye n'akazi ke. Ikaze rero, nongere ngo ikaze. Murakoze cyane. Sinzi wenda niba uburyo nago presence bihagije cyangwa hari ibindi watubwira. Ndumva ibyo bihagije, amazina yanjye bayamenye. Nitwa Nyiramajyambere Alice nk'uko wabivuze. Haba nkora umwuga w'ubudozi, haba ndoda imyenda, amakuvureri, ibikapu. Muri make n'ibyo ngibyo. Ni ukudoda cyangwa no kuboha? Ni ukuboha. Okay. Hanyuma wabitangiye ryari, kuki ari byo wahisemo? Nabitangiye mfite imyaka 5. Nakuriye muri orphelinat, abamama batwitagaho nabonaga babikora. So ku myaka 5 ntangiye gukora practice n'uduti, nafataga uduti nkakora practice myself. Ngeze ku myaka 9 nibwo nabimenye neza, ntangira kubikora nk'umwuga wampaga amafaranga. So nabikoraga mbikunda cyane, numva ari ikintu nakora ubuzima bwanjye bwose kurusha ibindi byose. Ubu nuvuga ngo ku myaka 9 watangiye kurya amafaranga y'akazi ukora? Sinavuga ko yari menshi, kuko akenshi nagurishaga guys biyogesha. Nari nzi kuboha kuvureri yo ku gitanda ariko ikaba idasa neza. So kubera ko muri orphelinat haba hari abantu bahasuye benshi, abanyamahanga benshi, bakabigura mu buryo bwo gufasha. Muri ubwo buryo rero bakaduhemba amafaranga makeya yo kwifashisha yishimwe. Noneho dusobanuye muri makeya noneho ibyo ukora. No kuvuga ngo ahanga turi kubona ibikapu, ese iki gikapu gikora gute, kigutwara igihe kingana iki, kijyamo iki, umuntu yatwaramo iki, ibintu nk'ibyo. Winjiremo muri detail utubwire. Kugeza ubu nkora imyambaro. Imyambaro, amakanzu, amajipo, imipira. Murabona ko ubu mbyambaye. Nkaba nkora ibikapu. Nabyitwaje ahangaha ndabifite bimwe. Iki gikapu ushobora kukitwaza mu rugendo, ushobora kukitwaza ugiye ahantu runaka. So funguramo indani turebe. Uko giteye. Yego. Ni igikapu ushobora gukoresha mu buzima bwa buri munsi. Ni igikapu watwaramo ibiki? Ushobora gutwaramo imyenda. Sinavuga ko wagihahiramo, ariko wabihisemo wabikora. Na mashine yajyamo? Na mashine yajyamo. Iki gikapu kugikora bigutwara igihe kingana iki? Iki gikapu kugikora nagitangiye nka saa 9 za mu gitondo, saa 5 mba nkirangije. Kigatwara ubudodo bungana iki? Navuga ko ari nk'ipaki n'igice. Ipaki ibigizwe n'indodo 10. Ubwo ipaki n'igice ni indodo 15. Ubwo rero kubera ko ngenda mfata indodo nzihuza kugira bukomere, niyo mpamvu biza kuba byinshi, bintwara ubudodo bwinshi. Hari abo mbona bakoresha koroshi, hari abakoresha intoki, hari abakoresha inshinge. Wowe ukoresha iki? Ngiye nkoresha koroshi. Okay. Hanyuma no kuvuga ngo iyo wagikoze kikarangira kiba gihagaze gute niba atari ibanga? Iyo nagikoze kikarangira kiba gihagaze ku 12,000, ariko rimwe na rimwe bigaterwa na size yacyo. Okay. Hanyuma ku bijyanye n'imyenda ndabona urambaye, wambaye ikanzu cyangwa ni ijipo? Ni ijipo n'agashati. Ibyo byo bigutwara igihe kingana iki, bigatwara ubudodo bungana iki? Ibi ngibi bishaka kuntwara iminsi 2. Bishaka kuntwara iminsi 2. Ubudodo bishaka guterwa na size y'umuntu ndimo ndakorera. Ariko nk'umuntu muto, ubudodo buke bujyaho ni nk'amapaka 2. Hanyuma umuntu ukamupima gute? Hari nyine njya mbona nk'abari abantu badoda, afite ukuntu nyine agenda ukagenda akagupima ukamwereka ibyo ushaka ko gukorera. Wowe bigenda gute? Tunyuremo muri make ukuntu bigenda, wenda
urugendo kuva nk'umuntu aje tuvuga wenda nkanjye nje kugira ngo ubinkorere urugendo byantwara kugira ngo mbigereho hanyuma noneho umpime unkorere nyine ntahane imyenda ya ntuye Kimironko kandi abakiriya banjye benshi tubonana ku mbuga nkoranyambaga so iyo umuntu abonye ibikorwa byanjye akabikunda bitewe n'icyo yashimye yaba yifuje ikanzu aba mu rwego rwa sekirite cyangwa kwizera ko namukorera ikintu cyiza araza nkamupima abenshi bansanga iwanjye ariko hari n'abampa amafoto abenshi nkoresha amafoto bakampa amafoto yabo nkabareba so iyo ndebye ifoto nshaka kuvuga ati uyu nguyu ibi bizamukwira nkamenya uko ndi bubikore abenshi nkoresha amafoto bikagutwara igihe kingana iki kudoda imyenda nk'iyo ngiyo bintwara iminsi 2 ubudodo hakagenda bungana iki ubudodo biterwa na size y'umuntu ndimo ndakorera hanyuma noneho watubwiye ko watangiye kubikora mbere ariko ku myaka 9 wenda ugatangira kuriyo kudufaranga dukeya ubu bihagaze gute ku bijyanye n'amafaranga winjiza kubera akazi ukora ubu navuga ko byaragutse cyane kuko bibasha kuntunga bikabasha kwishyurira musaza wanjye ishuri si ryiza cyane ariko navuga ko ari ryiza nkabasha no kuzigama so biragenda ubu nibyo ukora byonyine nk'umwuga cyangwa se wenda hari akandi kazi ukora ubibangikanye no nta kandi kazi nkora nibyo nkora byonyine nk'umwuga okay kuva watangira kubikora nk'umwuga hashize igihe kingana iki uyu mwaka ugiye kuba wa 2 bibaye akazi k'umwuga birofisha uyu mwaka ugiye kuba wa 2 umuntu agereranyije kuva igihe watangiriye kugeza uyu munsi nyine utangira kubikora nk'umwuga umaze kwambika abantu bangana iki ni benshi cyane ntabwo nababara ngo mbarangize ariko ni benshi cyane ugereranyije gereranyije kuva ntangiye kubikora nta munsi n'umwe nari nasiba gukora nkora buri munsi so ndumva ari abantu barenga 100 hanyuma noneho nkaba nakubaza nti kuva watangira kugeza uyu munsi umaze gukorera abo bantu bose ninde muntu wambitswe tuvuga uti wow nyine nawe ukareba ukavuga uti kabisa ndakoze sinzi niba hari umuntu navuga ko nambitse nkabona yaberewe cyane kurusha abandi kubera ko abakiriya banjye benshi aba ari abantu basanzwe ni abantu baza bakangurira bakagenda rimwe na rimwe simbona n'amafoto y'ukuntu baberewe gusa bambwira ko ari byiza banzanira abandi bakiriya gusa hari show natendinze abantu bose babonaga ari njye ufite ibintu byiza kurusha abandi kubera ko ninjye ari ufite ibintu by'ubudodo gusa abandi byari amatisi ari ibitenge so ninjye ari ufite urudodo gusa ariko abantu bose abonaga bari interese n'ibintu nakora nko ku munsi wakira bangahe ku munsi abakiriya nshaka nko gufata kore enye 5 gutyo hanyuma ukorera abadamu gusa nabonyemo ibikapu nabonyemo amakanzu ukorera abadamu gusa cyangwa bose no n'abahungu ndabakorera gusa usanga abahungu batari interese cyane nk'abadamu n'abakobwa ubona impamvu ari iye sindamenya impamvu yariyo ntabwo wigeze ugira amatsiko yo kugira ngo umenye sindamenya impamvu yari impamvu batari interese cyane imyenda yabo ushobora gukora ni iyihe y'abasore ni imipira ni nyinshi ni imipira ni nta n'umwe wari wambika naramwambitse muri iyo fashion narambitse abahungu 3 batari 4 umaze kwitabira ama fashion shows angahe ndumva rimwe kubera iki ufite ibintu byiza kubera iki utajya witabira ama fashion shows ubona habura iki ubwo ndahitangira no kumbogamizi uhura nazo harabura communication rimwe na rimwe ntago tuba tuzaho aho nakwinjirira kugira ngere kuri abo bantu bategura nk'ibyo bitaramo abo bantu bategura ayo ma fashion so ngasanga ni imbogamizi nyine ntabwo ubashije kwatendinga ashaka kuba kutabonye kubonana n'abo bantu babitegura hanyuma imbogamizi muri rusange wahuye nazo kuva watangira ukiri mutoya
kugeza uyu munsi ni izihe? Imbogamizi ngifite niko nkikora ndi njyenyine. Mba numva ari ibintu byakwaguka nkagira abandi bantu bamfasha, ariko bikomeza kugenda biba imbogamizi ko ntarabona uburyo mbyagura. Ubumva uteganya iki nyine kugira ngo ube iyo mbogamizi wabasha kuyikuraho? Icyo nteganya, kubera ko abakiriya mfite nonaha ndashoboye kubahendarenga, nshoboye kubakorera bikemera, ariko uburyo nshaka kubyaguramo mu minsi iri imbere ntabwo naba ngikora njyenyine. So ubwo rero ikintu nshaka kubanza nakora ni ukubanza najya mu itangazamakuru nkabyamamaza, abantu benshi bakabimenya. So then mbonye byamenyekanye cyane nkashaka nabo nigisha. Nko mu myaka nk'itanu wibona gute umwuga wawe? Myaka 5 iri imbere mbona ari ibintu bizaba byarakomeye cyane, bigeze ku rwego rushimishije. Gute nyine? Gerageza kuduha ishusho y'uburyo bibona, donc y'uburyo ubona Alice ukora ibintu nk'ibi mu myaka 5 iri imbere. Mbona nshaka kuzaba natendinga amashow atandukanye kandi akomeye, mbona nzaba mfite abakozi cyangwa se mfite groupe y'abandi bantu bamfasha. Nk'abangahe? Byaterwa nuko mbona biri kugenda byidevelopa. Noneho gerageza kudushushanyiriza. Noneho Alice, ubwo ndi kugira ngo wenda ngere kuri za nzozi zawe, Alice yo mu myaka 5 cyangwa se wenda reka dufate mu myaka 10, yego, uramubona gute? Gerageza nko kuduha isura, uvuga uti wenda nzaba mfite amashop 100, ni nk'urugero, nzaba wenda mfite nk'abakozi 500, 1000. Donc gerageza kuduha ishusho. Ibyo mu myaka 10 hatagize igihinduka, Imana ikomeje kuntiza imbaraga, nzaba mfite shop nziza kandi izwi mpuzamahanga, niko navuga. Nshobora kwatendinga amafashion yo hanze kandi akomeye. Mbona nabigeraho. Uvuze amafashion yo hanze, kugeza ubu nta muntu wo hanze wari wambika? Abantu bo hanze ndabambika, ariko basanzwe, abantu baba baje gusura mu gihugu, abantu bagura bakigendera gutyo gusa. Iyo agezeyo ntabwo agusiga abandi bakiriya? Barabikora, hari abaza abanzi bambwira turashaka ibi n'ibi. Hanyuma ubu budodo ubukura he? Ni bwa bundi busanzwe tuzi? Ni bwa bundi busanzwe tuzi buturuka muri Kenya. Okay. Wenda tuvuge nk'ubu nko mu bantu badukurikiye, mu bantu barimo kureba ikiganiro Sobanukirwa, ushobora gusanga wenda hariho nk'umwana mutoya. Ufite imyaka ingahe? Ubu mfite 25. Ushobora gusanga hariho nk'umwana mutoya munsi yawe, wenda nawe akaba azi gukora ibintu nk'ibi. Uwo mwana gira ikintu umubwira wenda gishobora gutuma nawe agira ishyaka ryo kuba yagera nawe aho ugeze. Namushishikariza gukunda ibyo akora, kuba ubikunda kandi ukumva ko byakugirira umumaro. Burya nta mpano igipfa ubusa. So niwe abizi, azi gufata kurusha akamenya gukora ikintu, nanjye nta hantu nabyize. Ahubwo kubera ko mbikunda ndicara nkadesida nkavuga ndashaka gukora iki kandi nkagikora. So nawe icyo namushishikariza rero ni ugukunda icyo akora. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri akabishyiraho umutima. So iyo ushyizeho umuntu ikintu umutima, ushobora guhanga n'icyo utaruzi. Hanyuma twinjiye wenda mu bijyanye n'uburyo ubu budodo bukoze, ndabona hari ukuntu ugenda uvanga amabara. Ukoresha koroshi zingahe? Nkoresha imwe. Ubigenza gute kugira ngo ubivange nyine umuntu abone, donc ukabona biravanze gutya? Urabona ni amabara abiri, ariko sinzi uko gerageza utubwire nk'umuntu ukurikiye ku buryo wenda ashobora kuvuga ati nanjye nshobora kugerageza kuba nakora ikintu kimeze gutya. Ikindi gihe wenda nshaka kuzana sample nkabyerekana, ariko mfata indodo ebyiri nkazihuza. Mu gihe ububoha ugomba kuzamura indodo ebyiri zikazamukira rimwe, ari amabara abiri atandukanye. So nibwo bigenda biba gutya rero, kagenda byivanga gutya. Urazikaraga cyangwa? Ntabwo zikaraga, just turaboha bisanzwe, byo birikora. Hanyuma kakinyuma rero ugashyiraho nyuma cyangwa urabikora? Ngashyiraho nyuma.
Okay. Wow. Hanyuma rero ninde ureberaho icyitegererezo, donc watubwiye ko wabaye muri orphelinat wabonaga abo ngabo kugeza ubu, wenda umuntu ashobora kwibaza se nibo kugeza ngo bakikubera icyitegererezo, ese haba hari abandi bantu urebera ukavuga uti ubwo ndi kuvuga nk'urugero mbere watubwiye ko wakoraga ga kugira ngo ube ugeze kuri ibi, ninde ureberaho icyitegererezo cyangwa se ni bande ureberaho? Njyewe kenshi nkunda gukoresha imbuga nkoranyambaga, nkunda kureba kuri Facebook, Pinterest, nkunda kureba ibintu bigezweho cyane cyane ibintu bijyanye no kuboha. So mba mbona ibi rero byaramamaye hanze cyane, ari ibintu bikunzwe. Nanjye nabibona nkavuga njyewe kubera iki ntakora biriya, kubera iki ntakwigana biriya. So nanjye ndagenda nkashyira umutima hamwe nkabyigana. Cyangwa se nkicara muri njyewe nkavuga ati ngerageje iki kintu nagikora. Nta muntu nigiraho, gusa hari nk'umuntu ureba ukavuga ati uriya mukobwa arakora cyane, uriya mukobwa ageze kuri ibi kumva wifuje kuba nkawe. Mu by'ukuri ugashyiramo umuhate. Hanyuma Alice, hari ikintu wigeze ugerageza gukora bikanga muri ibi ngibi nyine? Nta na kimwe ndagerageza ngo cyange. Ibanga ni irihe? Ngira ngo niko mba mbikunze, ndabikunda, mba numva nta kazi kabindutira. So ikindi mbishyiraho umutima cyane, igihe cyanjye cyose nkimara ndimo ndakora ibi, hahandi nshobora kuba ndimo kwiga ikintu gishya nkakimaraho icyumweru cyose. Uri umukobwa w'inkumi ufite umusheri? Ndamufite. Abyakira gute? Ubwo ndahita nkubaza se umubonera umwanya, watubwiye ko ubimaraho umunsi wose, ubwo niba ari iminsi 2 nayo ukayimara bigenda gute? Ni ukuvuga ngo ntago nahera saa moya ngeze saa 5 za nijoro nkicaye ndimo ndakoresha crochet gusa. Ni ukuvuga nayo natangiye saa moya, saa 6 nshaka gufata nka break nkaruhukaho nk'iminota 30 cyangwa se isaha. So muri ako kanya mbonye rero ndagaprofita nkamuvugisha. Hari ukuntu usanga wenda nk'abasheri wenda akareba akabibona nyine urabikora, ariko wenda akaba afite nk'ikindi kintu aguteganyiriza. Iyo wumva muganira inzozi agufiteho, uba wumva azakureka ubikomeze? Donc muri make arabikunda kuba ubikora? Arabikunda cyane kuko amfasha no kubyamamaza. Hari umwenda wari wamukorera akawambara? Yego. Okay. Hanyuma rero wize ibiki? Nize contability. Contability. Ubihuza gute rero? Contability nyine bimfasha gukora imibare yo kumenya igikapu kirajyaho ibi ngibi, ngomba kukigurisha gutya bitewe n'amafaranga nagishoyeho. Nkagenda mbihuza gutyo. Hari na rimwe wari wagurisha igikapu ugataha uvuga uti ndahombye? Nta na rimwe. Nta munsi warimwe. Hari amafoto nigeze kubona muri ayo ngayo ukunda gushyira ku mbuga nkoranyambaga harimo n'abazungu, bariya urabambika cyangwa se ni abantu baza nyine kugufasha kubyamamaza? Bimeze gute? Mba nabambitse, ndabambika. Muhura gute kugira ngo bambike? Ni abantu bagenda baba contact zanjye ku kazi nakoragaho bwa mbere yuko ndesida gukora akangaka, nakoranaga n'abanyamahanga. So naho nakuriye mu banyamahanga muri orphelinat, twarababonaga benshi cyane. So usanga n'ubu ngubu rero tugifite contact zabo, tukagenda tuvugana gutyo gutyo. Hanyuma wenda kuva watangira kugeza uyu munsi, watubwiye imbogamizi nyine, ariko noneho hari ikintu kigeze kibuka ukumva ugiye kubirika burundu ukavuga uti mana yanjye noneho birananiye? Hari igihe nigeze kunanirwa, hari igihe cyageze ndakora cyane amaboko arananirwa, hamwe ntashoboraga kumesa imyenda, hamwe nararaga nkandi intoki nyine. Bigera hano numva binshiye intege cyane, ariko ndavuga ati no, nzakomeza nkore kugeza igihe nzagera ku nzozi zanjye. Nari nagize abakiriya benshi cyane, kandi mbifatanya n'akazi gasanzwe. Nkava mu kazi nkajya gukora akangaka kanjye, birananiza cyane. Icyo gihe wakoraga iki? Nakoraga ahantu muri bakery as accounting nyine.
ubwo ni nabwo wese ufata icyemezo cyo kubireka? Nibwo nafashe icyemezo cyo kubireka, mpitamo gukora ibi ngibi gusa. Hanyuma kuri uyu munsi Alice ni ibiki amaze kugeraho kubera umwuga we? Hari byinshi umuntu aba adashobora kuvugira ahangaha, ariko birahari, ariko ikinshimisha cyane niko kugeza ubu nshobora kuvuga ndishyurira musaza wanjye ishuri nkaryishyura bitangoye, ndishyura inzu bitangoye, ndarya bitangoye. Urumva ko atari ikintu cyoroshye ku mukobwa nkanjye. So ibindi biba ari amabanga. Ariko nk'umukobwa hariho nk'ukuntu umukobwa ashobora kugira inzozi z'igihe kirekire. Nko mu nzozi zawe iyo wireba, twahoze turimo kuvuga ibijyanye nyine n'imikorere y'umwuga wawe, iyo wireba Alice wo mu minsi iri imbere n'umwuga wawe ubihuza gute? Alice w'umumama, ubwo ndashaka kuvuga ese abana bawe urateganya kuzabigisha cyangwa se nyine bizagarukira kuri wowe? Donc tumara amatsiko. Njyewe nakwifuje ko biba mu mwuga w'umuryango, guhera ku bana banjye ndetse n'umuryango uri close bibaye bishobotse. Ariko ntawamenya ashaka gukura ntibabikunde. So babikunze that's fine, nzagerageza kubibakundisha, ariko batanabikunze ubwo bazaba bafitemo andi mahitamo yabo. Gusa si ikintu nifuza kureka. Uramutse ubonye akazi kaguha amafaranga menshi arenze ayo winjiza, kondisiyo ikaba ari ukuvuga ngo ibi ngibi ubireke, wabyitwaramo gute? Bitewe n'amafaranga ninjiza, bigaterwa n'amafaranga ngiye guhembwa, nshobora kudesida kuba ndetse ibi ngibi for short time. Bitewe n'intego nshaka kugeraho, nshaka kubona ayo mafaranga ashaka kumfasha kugera ku nzozi zanjye, so nkahitamo gukora ako kazi mu gihe gito. Ariko nta kazi nakora ngo mpeze ku buryo nakwibagirwa ibi ngibi. Donc bibaye kuvuga ngo bibe pour de bon, ibi ubireke nyine burundu? Aha ntago byabaho. Ntago wabyemera? Ntago byabaho. Hari abantu bari donc hari abajya baguca intege? No, ntabaraboneka. Abantu benshi bampa courage, abantu benshi arambwira byamamaze, genda ujya mu bantu bereke ibikorwa byawe. Umuntu wese ubibonye arabyishimira. Hari undi muntu mu Rwanda rero wabona ukora nk'ibi? Ntawe. Hari abo mbona bakora amanapera asanzwe. Hanyuma noneho ni iki ubasha kuba wakwiha mbere utashoboraga kwiha? Navuga ko ari byose. Nakubwiye ko niyishyurira inzu, nditunze, ndigaburira, nigurira umwambaro, nigurira urukweto, ibintu byose. No kuzigama ndazigama. Hanyuma noneho wenda ikindi kintu nakubaza, nk'iyo umuntu areba, hari igihe nko kuri YouTube cyangwa se n'andi mavideo hirya no hino, nk'iyo umuntu areba mu bihugu byateye imbere, hari igihe umuntu ashobora kubona ibintu nk'ibi. Hari aho umuntu abona inkweto, umuntu akabona twa tuntu bajyana ku mazi tugera hano. Ibyo nabyo ujya ubitekereza, cyangwa se za bikini, ibintu nk'ibyo? Hari abari babigusaba? Ibintu byose nabikora, ariko akenshi mbikora as commande. Nkora ku makomande, ntabwo mba mfite booking yabyo. Mbikora ku makomande, umuntu ampamagaye ati ndashaka ikintu runaka, nanjye nkagikora. Wahisemo gukoresha iyo bikini ukambwira ati se ndashaka bikini, ndayikora. Ni nako ngenda nunguka ubumenyi. Ushaka kumbwira ngo ndashaka bikini ntayo narenze gukora, so ndagenda nkicara nkavuga ati uyu mukiriya ntabwo ari bunshike kandi sinzi gukora iyi bikini. Ndagenda nkicara nkakora practice nkurikije ku byo nagendeba, cyangwa se nkafata n'umwambaro usanzwe wa bikini nkagenda ndeba uburyo ukozwemo, then nanjye wigeze uyigerageza? Narabigerageje. Hanyuma inkweto nagerageje iz'abana, ntabwo nari nakora iz'umuntu mukuru. Urateganya nazo kuzazikora? Yego. Ryari? Keretse mpereye ku zanjye, ariko ibyinshi ndarindira bakampa amakomande. Ariko byaba byiza mbikoze mbere y'uko bayimpa. Ndagerageza kuzikora. Hanyuma Alice, hari abantu wari wigisha? Ntawe.
nta bantu nari nigisha. hari ababigusaba benshi cyane. ukaba ubateganyiriza iki? Nibyo navugaga ngifite nk'imbogamizi kubera ko ntago nabona ahantu mbigishiriza, sinari nadesida ahantu runaka nshaka kuvuga nzajya nigishiriza abantu, kandi nanone nkabona kubaha umwanya wanjye ari ikintu kitari bwinjize, nkabona bitahura kubera ko niko kazi gusa nkora kandi niko kantunze. So gufata umwanya rero wo kujya kwigisha gusa nta kindi kintu wabonyemo ntabwo byakoroha. abandi bantu benshi sinavuga ngo ni benshi, ariko mu bantu bikorera hari igihe wenda kigera abakiriya bakabura, ikindi gihe abakiriya bakaba benshi cyane. nawe ibyo bijya bikubaho? Ntabwo birambaho. uvuga ngo nta na rimwe wari wananirwa guhuza ukwezi n'ukundi? ntabwo njyewe birambaho n'umunsi wa rimwe. mu mezi ujya ugira abakiriya benshi ni ryari? ni mu gihe nk'iki turimo, mu gihe cy'ubukonje nubwo mba mfite abakiriya benshi cyane. kubera iki? kubera ko ubudodo burashyuha, so aba ari imyambaro ikenewe mu gihe cy'imbeho. hanyuma rero Alice, nk'umuntu yifuza kuba wenda babibonye bamenye ibyo ukora, nk'umuntu yifuza kuba yagusanga ngo umukorere, yagusanga ariko mbere gatoya urabanza unsobanurira uburyo ki ushyiramo uru rurabo. ahangaha niho mba nahereye. ahangaha urimo urareba, aha niho hari intangiriro. so ni ukuvuga ngo aka ni akadizayini utangira, ibi bindi bigenda biza bikurikiye warangije akangaka. utu tundi tuzamo hagati se ugenda ukata ubudodo? ngenda nkata ubudodo nkunga ukongera ugateranya? nkongera nkateranya. ngaho tubwira ahantu wenda bagukenera, aho bagusanga. natanga contact yanjye, nimero yanjye ya telefone ni 078 610 8832. Facebook page yanjye ni Jyambere Design, wakwandikamo Jyambere Design urahita ubona ibikorwa byanjye. Instagram ni Alice Design, following Alice Design urabona ibikorwa byanjye kuri Instagram. so then bashobora kumpamagara cyangwa ukanyandikira. hanyuma nk'ubutumwa busoza badushishikariza ibintu bijyanye n'ibikorerwa mu Rwanda, made in Rwanda, nawe ngira ngo nibyo ukora, ni ubuhe butumwa waha abandi bantu bafite inzozi zo kwikorera, cyane cyane urubyiruko muri rusange? cyane cyane urubyiruko, hari abantu urubyiruko rwinshi ruzi ibintu bitandukanye ariko bagenda bacika intege, akumva ntacyo byamugezaho. cyane nk'ibi byanjye ntabwo ari ikintu cyoroshye kuba wakwicara ku kintu umunsi wose, biratinda cyane. niko nzi kubikora vuba ariko biratinda cyane, so biba bisaba gushirika ubunebwe no kugira ubushake. so icyo nashishikariza urubyiruko ni ugukunda ikintu umuntu azi kandi akagiha agaciro. ikintu cyose uzi wagihaye agaciro cyakugirira umumaro. bakunda umwuga bazi, kandi n'udafite umwuga akazi karabuze. ushaka kuba wararangije high school cyangwa wararangije kaminuza, ariko hari imyuga isanzwe bishobora kugufasha mu gihe utarabona akazi. harimo kudoda, harimo kudekora, harimo guteka. ntabwo ari ukwiye gusuzugura akazi ngo niko wize. so birasaba guca bugufi ukamenya icyo ushaka. reka tugushimire rero, hanyuma namwe mwese abakurikiye Contact TV tubashimire. twizere ko wabashije kunyurwa, kandi niba ufite ikindi kibazo wifuza kuba wabaza cyangwa se ukeneye ibirenzeho ku byo Alice yatubwiye, ushobora kudusanga kuri page yacu ya Facebook ya Contact TV Rwanda, cyangwa se ukaba wadusanga kuri page yanjye ya Facebook Clemi Keza, cyangwa se ukaba wanatwandikira kuri contact@gmail.com. aho hose rero ukabasha kuba wahanyuza ikibazo cyawe. nizere ko urakomeza gukurikira gahunda za Contact TV.